reka ngushimire wowe udukurikira gatanu kuri gatanu hano ku Ntangarugero Empire, isoko y'ibiganiro byiza, ibiganiro byubaka, ibiganiro rwose bifite ubutumwa bwiza kandi bwubaka Abanyarwanda. Uyu munsi ku itariki 27 mu kwezi kwa 12 umwaka wa 2025, mu mwaka turi hafi yo gusoza. Uyu munsi rero ni amakuru meza nkuzaniye, ni ikiganiro cyiza cyaba gikorwa na The Ben hano kuri RBA, aho yagiye abazwa ibibazo bigiye bitandukanye ku rugendo rwe rwa muzika ndetse umubano we na The Ben. Si ibyo gusa kandi yahishuye byimazeyo ibijyanye n'igitaramo gishya agiye gukora ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2026. Uyu munsi rero kuko nari maze kubabwira, igihe ni ikiganiro yakoze ku itariki 26 z'ukwezi kwa 12 2025. Manzi The Ben rero watangiye yizihiriza Abanyarwanda n'Abanyarwandakazi Noheli nziza ndetse n'umwaka mushya. Akomeza agira ati rero nanjye n'umuryango wanjye twagize ibihe byiza, twarasangiye, twagize rwose Noheli nziza ndetse n'umwaka rwose ugomba kurangira neza, Abanyarwanda mbahaye ibyishimo. Yabajijwe rero ku bijyanye n'ubundi n'urugendo rwe rwa muzika, ingorane yahuye nazo, uko yagiye azamuka umunsi ku munsi ndetse yabigereranyije n'uwo munsi, ni izihe mpinduka abona. The Ben rero mu ijwi rye rituje nk'umuhanzi w'umuhanga agize ati: ngitangira umuziki wanjye hashize imyaka 15, urugendo rw'umuziki ntabwo rwari rworoshye, nahuye n'imbogamizi nyinshi zigiye zitandukanye, cyane ko aribwo yigaga muri high school ndetse uzwi nka manager Muyoboke niwe wazaga kumutwara akamujyana kuririmba. Ntiyari azi mu by'ukuri byararimo, ntiyari azi ibyo muziki ko bizagera kuri uru rwego. Umuhanzi Ben yakomeje rero agira ati: mu by'ukuri ntabwo nari nzi ko nzagera kuri uru rwego, ntabwo nari ndimo, cyane ko nari n'umuyobozi wa korali muri Prophet Church. Ibi rero yari n'umuyobozi wa korali y'abaramyi. Ni mu gihe rero The Ben hatangiye kumutekereza ko agiye kuba ikirara, agiye kugira imyitwarire itari myiza, imyitwarire mibi, ariko n'ubundi aza kuhagaragariza yuko imyumvire bafite rwose mu by'ukuri bahagarika, dore ko yakomeje kubabera intangarugero, agahanga indirimbo nziza kandi zifite icyerekezo. The Ben yagize ati rero ntabwo byari byoroshye, umunsi ku munsi iragira ngo nzamuka umunsi ku munsi, ugasanga ndimo gukora izina rigari cyane, ariko ugasanga mu mufuka nta kintu kirimo, ugasanga afite izina rinini cyane ndetse abanyitezaho byinshi ngomba kubahiriza, cyane ko abafana n'abakunzi be bamusabaga ko n'ubundi yakorana indirimbo na Chris Brown, ariko ntabwo ari ibintu byari byoroshye. Buhoro buhoro rero yakomeje kugenda azamuka umunsi ku munsi, bigenda bikunda, izina rigenda yubaka izina rinini cyane ndetse akagenda atera imbere umunsi ku munsi. Agenda avuga ko rero uyu munsi rwose ageze ku rwego rwiza kandi rushimishije, kandi agifite byinshi byo guhereza Abanyarwanda. Akomeje kubazwa rero ku ndirimbo yitwa Inshuti Nyanshuti yakoze, avuga ko yayikoranye na Clement. Indirimbo yakoranye na Clement muri Kina Music, ari nawe wayanditse, aza kuririmba yitura Tom Close, afata nk'inshuti ye magara kandi inshuti nziza cyane. Avuze ati rero mfite igitaramo gikomeye cyane nateguriye Abanyarwanda ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere umwaka w'2026. Ni igitaramo yifuza guhereza Abanyarwanda benshi cyane rwose. Reka rero nkubwira ngo wowe rwose ukeneye kuzamenya n'ubundi amakuru ajyanye n'iki gitaramo, kandi subscribe kugira ngo n'ubundi biganiro byiza bigiye kugeraho 5 kuri 5 rwose. Ngira ngo kanda subscribe kano kanya, ibiganiro byiza bikugeraho 5 kuri 5. Igitaramo rero The Ben avuga ko yateguriye Abanyarwanda kizaba gitandukanye n'ibindi bitaramo byose yaba yarakoze, aho yasabye na papa wacu twese kuba yakwitabira kino gitaramo. Mu gihe avuze ko rero yanahaye ubutumire umuhanzi w'inshuti ye witwa Grace Melody. Mu gihe rero abantu benshi bakomeje kugenda bahanganisha n'abahanzi babiri, ariko bakagaragaza urukundo rwiza, bakagaragaza umubano mwiza, n'ubundi bakagaragara ko ari intangarugero mu byo bavuga, mu byo bakora, ndetse rwose no mu cyerekezo bafite n'abashaka kugeza Abanyarwanda
ibijyanye no kunezerwa n'umuziki bakora. Ni umwanzuro rero Bruce Melody twamuhaye ubutumire ndetse twishimiye yuko azahabirwa gufatanya n'Abanyarwanda ibyishimo ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2024. Rero Ben yashuwe n'ubundi byagaragaje umwanya mwiza asanzwe afitanye na Bruce Melody. Rero bahisemo neza gukurikirana ibiganiro n'ingabire kwitaba isoko ry'ibintu byiza kandi kugira ngo ukore subscribe maze ibiganiro byacu ujye ukurikirana kuri gatanu. Imana ikomeze kukurinda, ukomeze kugira ibihe byiza.